ariko bro narahindutse man, uzi ko ejo nzajya no kuri church. Ujya church se erega n'inkozi z'ibibi zijyayo buriya mwana. Reka nigendere ndetse utankerereza njye kureba sheri. Okay, gusa nyine umunsi uhurize man, dowori rwose ndaza kuba namusuhuza. Gusa Leila wagisohoka mu nzu yakubitanye na Sate. Se Leila ugiye he kandi zino saha? Papa nsubiye ku kazi nyine naje kuruhuka. Kuva ryari suruhukira hano ku kazi kanyu ntimuteka? Oya papa nyine ibiryo byo ku kazi sigaye numva ntazi byari byo, niyo mpamvu manje hano kugira ngo mbashe kuba nafata ifunguro rya hano deni nsubireyo. Leila mwana wanjye urabona bino bintu rwose bizakugora nzi ntabwo uzabishobora. Ariko ejo nimva ku kazi nzakugura katekawe basi ujye ujyana ibiryo basi urire ku kazi niba udashaka kuba warya ibiryo bye ku kazi. Ese why not tutarya ibiryo byo ku kazi twe tubiryo ushatse kuvuga iki? Hoya papa nyine ntabwo, gusa nyine njye mba numva nshaka kurya ibiryo bya hano papa, kandi urabizi ku kazi ni ya miceri ni kakawunga